Mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera, hari umutwe ukomeje kuvugwa cyane kurusha indi yose muri Kivu y'Epfo. Uwo ni MLDP twirwaneho. Mu byumweru bishize uyu mutwe wagaragaye mu mirwano ikomeye yabereye hafi ya Minembwe, Mikenke ndetse n'ibindi bice bya teritwari ya Fizi. Ariko ikibazo gikomeje kwibazwa n'abasesenguzi ni iki? Ese twirwaneho irwanira gusa kurinda ibirindiro byayo cyangwa iri kubaka imbaraga zatuma iba umukinnyi ukomeye muri Kivu y'Amajyepfo? Ese kugenzura Minembwe bishobora kuba intambwe ya mbere? Ese Uvira cyangwa Fizi bishobora kuba biri mu ntego zayo? Tugiye kurebera hamwe imiterere y'urugamba, akamaro k'utwo duce ndetse n'ibyo abasesenguzi bavuga ku byerekeye ku cyerekezo gishobora kuba gifatwa n'uyu mutwe. Dore ko twirwaneho iri kwagura ibirindiro muri Kivu y'Epfo. Ese ni ugushimangira Minembwe cyangwa iri gutegura urundi rugamba runini? Ese iyi twirwaneho ishobora kugera muri Uvira? Ibyo byose nibyo tugiye kuba turebera hamwe. Ni The Quick Times News, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza gatanu kuri gatanu. Komeza sharinga ibiganiro byacu kugira ngo nabandi bamenye amakuru meza kandi bayamenyere ku gihe. Nkwaye ikaze. Twirwaneho ni mutwe ki? Twirwaneho ni umutwe witwaje intwaro maze imyaka ukorera muri Kivu y'Epfo. Umutwe wakunze kuvuga ko ugamije kurinda abaturage b'Abanyamurenge ko bahura n'ibibazo by'umutekano. Mu myaka yashize ibikorwa byawo byagarukiraga hanini mu kwirwanaho no kurinda uduce dutuwe n'Abanyamurenge cyane. Ariko mu mezi ya vuba ibikorwa byayo byatangiye kugaragara no mu bindi bintu byatumye bamwe mu basesenguzi bibaza niba hari impinduka mu buryo ikora. Gusa kugeza ubu nta tangazo ry'uyu mutwe rivuga ko wahinduye intego zawo za politike cyangwa iza gisirikare. Dore ko nyine tutarabona ibyo itangaza, biba amakuru akiri kugenda avugwa. Kuki Minembwe ari ingenzi? Minembwe si agace gasanzwe, garereye mu misozi miremire ya Kivu. Iyi misozi ituma uhagenzura ashobora kubona ibikorwa by'uruhande bahanganye hakiri kare. Mu rwego rwa gisirikare, ahantu harehare hatanga amahirwe yo kugenzura inzira zinyuramo abasirikare n'ibikoresho. Minembwe kandi ni ihuriro ry'inzira ziganisha muri Fizi, Uvira na Mwenga. Niyo mpamvu impande zitandukanye zose ziharanira kutatakaza. Abasesenguzi bavuga ko ugenzura Minembwe aba yungutse umwanya mwiza wo kurinda ibirindiro bye no kugenzura urujya n'uruza. Hari abenshi bagenda bibaza impamvu M23 ikunda kuba iri hafi ya Minembwe cyangwa se ikunda kurwanira mu misozi ya Minembwe. Minembwe kuba bayifite bishobora kuba byaborohera kurusha abandi bantu bose kuba bagaba ibitero muri Fizi ndetse bakaba batsinda n'urugamba rwo muri Fizi. Ndetse turetse na Fizi bishobora no kuba byaborohera kuba bajya muri Uvira kuko baba barebera Uvira hejuru. Ubwo ni ukugaba ibitero biturutse mu misozi. Burya abahanga mu bijyanye n'intambara bakubwira ko ibitero biturutse mu misozi, uko umuntu aba akureba neza, bishobora kugira ingaruka cyangwa se ibitero bagutereye hejuru kubihagarika biba bigoye cyane. Ikindi kintu dushobora kwibaza, akamaro ka Mikenke na Poezero. Ko mu nkuru nabanje nababwiye ko M23 plutôt twirwaneho yakubitiye FARDC ndetse na FDLN, ubwo ni igisirikare cy'u Burundi muri Poezero. Mikenke na Mikenke nkunda kubyitiranya cyane kuko bafite amazina yenda gusa. Ni kimwe mu bice by'ingenzi muri uru rugamba. Niwe ry'imihanda ishobora gufasha kwimura abasirikare, ibikoresho n'ibiribwa, ariko nanone mu buryo bworoshye.
ndasubiramo, n'ihuriro ry'imihanda ishobora gufasha kwimura abasirikare ibikoresho n'ibiribwa mu buryo bworoshye, bikaba bitabagora cyane kubona uburyo bagenda bimura ibiribwa ndetse n'abasirikare n'ibikoresho byabo. Hari kandi poezero ikunze kuvugwa mu makuru y'imirwano, mu ntambara. Kugenzura inzira z'ingenzi bishobora kugira akamaro kurusha gufata umujyi ubwawo, niyo mpamvu imirwano ikunze kwibanda kuri bene utu duce. Ubwo niba M23 ifashe poezero, kuko mu nkuru nabwe y'igifaru iki gisirikare cy'u Burundi batwitse, nuko iyi twirwanaho bafatanyije na FC 23 bashaka kwirukana ingabo z'u Burundi ndetse n'iza RDC burundu kuri poezero cyangwa se muri izi nzira z'ingenzi. Ese twirwaneho iri kwaguka? Mu byumweru bishize habaye amakuru avuga ko twirwaneho yongereye ibikorwa byayo mu duce dutandukanye. Ariko ibi bisobanuye iki? Abasesenguzi batanga ibisobanuro bitandukanye. Haravuga ko ishobora kuba iri gushaka kubaka icyo bita buffer zone, ni ukuvuga agace kagari kayifasha kutagoterwa n'abo bahanganye. Bo icyo bashaka gukora, kuko rimwe mu bintu by'ingenzi mu rugamba, iyo wabashije kugota umwanzi birakorohera kumutsinda, kuko umukubita wamugoteye hagati ntabone aho ahungira cyangwa se aho ashobora none nawe kujya gutegurira ibitero byo kuba yagusubiza. Rero icyo twirwana no gushaka kubaka, mirashaka kubaka buffer zone cyangwa se ahantu hagari ku buryo umwanzi atabona uburyo abagota. Umwanzi ni ihuriro ry'ingabo za leta ndetse n'abasirikare b'u Burundi bafatanye. Ingabo za leta barimo FDLR, wa mutwe wa Wazalendo n'indi bitwe bagenda bafatanya na za FDLR. Abandi bavuga ko kugenzura imihanda ari byo by'ingenzi kugira ngo ushobore kubona ibikoresho no kurinda ibirindiro byayo. Hari n'ababona ko kugenzura ubutaka bishobora kongera imbaraga z'umutwe mu gihe habayeho ibiganiro bya politiki. Ibyo ni bimwe mu bigenda bitangazwa n'abasesenguzi mu bya politike bakomeye. Kuki intego ni Uvira? Ese ubundi intego ni Uvira? Iki ni ikibazo gikomeje kuvugwa cyane. Ku ikarita kuva Minembwe kugera Uvira hari inzira zishoboka, ariko mu rwego rwa gisirikare ikarita yonyine ntihagije. Uvira ni umwe mu mijyi ifite agaciro gakomeye muri Kivu y'Epfo. Ni icyambu kiri ku kiyaga cya Tanganyika n'ihuriro ry'ubucuruzi, kandi gifite uburemere mu rwego rwa gisirikare. Kuwufata byasaba ingabo nyinshi, ibikoresho bihagije, ubushobozi bwo kurinda imirongo y'ibikorwa y'ibikoresho supply line, ndetse no guhangana n'ingabo za leta n'indi mitwe twaje intwaro ikorera muri ako karere. Hari kandi n'ingabo z'u Burundi zikorera muri ako gace, ibintu byatuma urugamba rurushaho gukomera. Byongeye gufata Uvira byasaba no kugenzura inzira ziganisha mu bindi bice by'ingenzi byo mu majyepfo ya Kivu, ibintu byasaba ubushobozi bwa gisirikare buhambaye. Kugeza ubu nta tangazo cyangwa imenyetso bifatika byerekana ko twirwaneho umugambi wo gufata Uvira, kuko tuzi ko twirwaneho ubundi ni umutwe ukunda gutangaza cyane. Udushobora no kwibaza kuri iyi Fizi ikunda kuvugwa cyane. Ese Fizi iri mu mboni za twirwaneho? Akarere ka Fizi nako gafite amateka y'intambara zimaze imyaka myinshi, karangwa n'imitwe myinshi yitwaje intwaro, imisozi miremire n'amashyamba. Bituma uwashaka kuhagenzura aba agomba kuba yiteguye intambara ndende kandi ihenze. Niyo mpamvu kwaguka kwa twirwaneho muri Minembwe bidakwiye guhita bisobanurwa nk'umugambi wo gufata Fizi. Ariko abarebera hafi umuvuduko twirwaneho iriho, birashoboka ko Fizi bayigeraho mu gihe cya vuba. Ese hari impinduka ziri kuba mu miterere ya twirwaneho? Mu myaka yashize twirwaneho yakunze kuvuga intego yayo ko ari ukurinda abaturage b'Abanyamurenge, ariko ko ibikorwa byayo bya gisirikare bigenda byaguka. Bamwe mu basesenguzi bibaza niba uwo mutwe utangiye no kugira intego yo kugenzura ubutaka bwagutse kurushaho. Icyo kuri byo nibirahamwa n'itangazo ryawo cyangwa andi makuru. Ariko hari n'abarebera hafi bavuga ko twirwaneho ishobora kuba gukoresha strategy nk'izagiye zikoreshwa
na AFC 23 bakorana muri gahunda zigiye zitandukanye. Ese ibishobora kugira izihe ngaruka niba twirwana ikomeje kwagura ibice igenzura? Ishobora guhatira FARDC kohereza ingabo nyinshi muri kariya karere, ongera umubare w'abaturage bava mu byabo, guhindura uburyo indi mitwe yitwaje intwaro yisuganye no kurinda ingaruka ku biganiro by'amahoro, kuko kugenzura ubutaka bikunze kongera imbaraga z'umutwe mu mishyikirano. Hari ahangaha naraharenga, tekereza igihe imishyikirano na M23 yaba itarakunda hagahitazamo na twirwaneho muri biganiro mpuzamahanga. Rero ni zimwe mu ngaruka zishoboka. Hari ikintu kimwe gisa nk'ikigaragara, kurwana iri kurushaho kwigaragaza nk'umukinnyi ufite uruhare rwiyongera muri Kivu y'Epfo. Nibyo uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umukinnyi mukuru cyangwa se muri chess, abantu bazi uyu mukino wa chess yo twakita king, cyangwa se mu makarita asanzwe cyo twakita bwana, muri Kivu burasirazuba bwa Kivu ni burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Epfo na Kivu ya ruguru ni M23. Ariko twirwaneho nayishaka kwigaragaza nk'umukinnyi ufite uruhare rwiyongera muri Kivu y'Epfo, ubwo yishaka kwigaragaza nka seti, kweka tuyifate mu makarita yasanzwe. Icyakora kuvuga ko intego yayo ya nyuma ari ugufata Uvira cyangwa Fizi byaba ari ukwihutira gufata umwanzuro, kuko kugeza ubu nta bimenyetso bifatika cyangwa itangazo ryemewe ibyemeza. Icyo ibikorwa biri kugaragaza nuko uwo mutwe ushaka gukomeza gukomera muri Minembwe no mu bice bikikije, kugenzura inzira z'ingenzi no kongera ubushobozi bwayo bwa gisirikare. Ariko nanone bakaba bashaka no gukomeza kwagura ibice bagenzura. Nibyo byo bizarangira bihindutse umugambi mugari wo kwaguka, cyangwa niba bizaguma mu rwego rwo gushimangira ibirindiro bihari, bizaterwa nuko urugamba n'ibiganiro bya politike bizagenda bihinduka mu minsi iri imbere. Ubwo nuko nguko bimeze, nuko gahunda zose zimeze. Ubwo tutakomeza kubakurikiranira ibijyanye na twirwaneho ndetse n'ingabo bahanganywe navuga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe bafatanya. The Quick Times News, kanda subscribe ni mutara kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe, mukomeze kugira intangiriro nziza z'ukwezi kwa Nyakanga.